umva karoti zari zabaye karoti muri office twari turimo turarya karoti ngo ari umunsi wa karoti by the way turi kurya karoti nyine muri office twari tugiye kujya muri break time hanyuma baravuga ngo buri wese afate karoti arye noneho muri break time twari tugiye kujya gutembera ndavuga se mana yanjye nyine break time za hano tuba tugomba kuba dufite ikintu special turi bukore rero twari tugiye gutembera mu nyubako ndende muri Poland ntabwo ari muri Poland rata gusa nyine ni inyubako ndende muri no mujyi so bavuga ngo twambare twifubike haba hakonje ubwo ngubwo karoti yarabaye karoti buri muntu wese ari kurya karoti cyazo byari bishimishije baravuga twambare nyine twifubike kuko tugiye kuzamuka hejuru kandi haba hakonje rero twe tuba turi hasi hejuru ntabwo tuba tuzaba ari amaresitora ahenze my dear reba buri wese ari kuguguna karoti zari zabaye karoti cyakoze amana yanjye abazungu bagira ibintu bishimishije nyine bagira ibintu utamenya noneho rero Do you need the carrot? No, I don't need a carrot. You need it? You want me to eat this one? I'm No, full. How do you say I don't want in Rondi? you want to know how we say it? Nabdunchak. Huh? Nabdunchak. And Zimbabwean is What is in Zimbabwe? Handidi. Andidi? Nabdunchak. Subiramu. Say it again. Nabdunchak. Now BM Chak. Sounds like Polish. Sounds like Polish. Nabdunchak. Who gave you carrots? What? Who gave you carrots? Ella. What is this in Shona? You don't know your language? What is this? I don't know my language. Yeah, because you want It's to carrot. close the account. It's the same in my country. Like carrot. This is really nice. Authorize it, or It's not. I think you can do it. hanyuma rero tumaze kurya karoti twahise nyine tujya muri elevator tujya kugenda muri nyine tujya gufata ka work hejuru mu nyubako yo hejuru nabwiye ko ari inyubako ya mbere ndende muri ngiye kuvuga muri Poland ariko reka muri Poland ariko ntabwo ari ndende murabona nyine team yose twirundiye muri elevator turi kugenda tujya nyine gufata work nyine aho ngaho tugiye actually wumve ngo it's in the middle of working hours urikumva but it's break time and man I like the way nyine we take time and then we go kuri work cyangwa se gufata umuyaga I don't know hano rero twari tugiye kuwufatira hejuru mu nyubako iyo ngiyo hejuru so rero hano nkunda ukuntu hameze actually ngewe nahaje kenshi mpaza kenshi niho dukora nyine ndahamenyereye ariko design zawo ntago nzimenye reba ayo matara ukuntu ari meza reba ibintu nyine design y'aha hantu pe nge narayikunze byatari so team yose ni nkaho wajya muri abakerarugendo mugiye kugenda nyine iyo mukora ahangaha mwemereye kujya aho mushaka like free no charges just if you are worker here you can just go hanyuma reba ayo matara no Olivia star ntabwo nari nzi ko bafite bande oh my god that was really amazing hanyuma tujya sasa rero ahantu twari tugiye kurebera view ino view rero man view bawitegeye umujyi tubamo oh my god I don't even know what to say actually this was the amazing view urikumva ndumva ari nayo view nabonye iri akodana wenda mu ndege buriya wabyita gusa nyine mu nyubako nagiyemo iyi ngiyi niyo nyubako ya mbere nagiyemo pe ubundi siyo nyubako ya mbere ndende muri Poland rata ntabwo aho ngaho niho brother wanjye akora muri ayo mazu amwe muri ayo ngayo reba ukuntu udutrain tuba twabaye duto noneho utumodoka tuba twaye nk'udushishi oh my god rero baratubwiye ngo mufate video mwifotoze mukora ibyo mushaka dufite iminota ibaze twe dufite nk'iminota 10 cyangwa 15 tukahita dusubira mu kazi so nafashe amavideo murabizi ngewe rwose ntabwo njya niburira nafashe video mfata amafoto hanyuma nyine abantu bose uwumve nuko ntashakaga kubashyiramo wenda kuko nabonaga bitari ngombwa cyane ariko abantu bose bari bahagaze aho ngaho bari gufata view nabo cyaze mana yanjye ntababeshye this was the amazing experience to have hanyuma rero hari n'ahantu nyine ushobora kurebera
like muri jumelle ni iki nyine indeba kure tu ndeba kure icyo kinyarwanda wane rero nahise ngenda njya kuyesera ndareba mbona ni byiza nyine tu mbona ni byiza iyo experience nayo ijya muzo mfite iyongera muzo mfite I mean hanyuma amasaha yari yagiye bakatubwira ngo twasubiye mu kazi ariko tubanza dukora agatour gatoya ko kuzenguruka amaresitora bari aho ngaho. Iyo ni resitora imwe, inyuma yayo hari iyindi. Umva cyakoze amana yawe, hano hantu ni heza byatari. Ndabona iyo alco uzamutse hejuru nigeze nahafetera anniversaire ariko nyine so hari design aho hose ushaka kwicara ukifotoza, anything you want is free, no charges. Rero bari kuvuga ati mwihute twagiye mu kazi, dusubiye mu kazi. Actually ngiye hano nari nsigaje nk'isaha imwe cyangwa 2 kugira ngo ndangize, so it wasn't a big deal. Ariko n'ubundi yari break time, so rero ya bande nongera nyigaruka ariko nyine bari gucuranga uturimbo twiza disi ntago nabashyiremo ngo mwumve. Yo next time I will. Hanyuma tuhita dusubira iwacu, dusubira mu Kavumo aho dukora. Nawe utaha rero, see you, simbatembereje. Bye.